Hello guys, kumeze mutese? Reka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi nkuko nabibasezeranyije, nkuko nabibabwiye ko nzajya mbagezaho ahantu dushobora gushopingira, dushobora kugura ibintu byacu, dushobora gusohokera honeymoon, umva mbere ukishimisha ukamakisimiza. So uyu munsi rero nababwiye ko nzajya mbereka ibintu bitandukanye, ibintu byinshi. Ntabwo twibanda ku kintu kimwe gusa, tuzajya dukora ku bintu byose kugira ngo tubashe gukora ku bantu bose batandukanye. Uyu munsi rero nashatse kubatembereza aho tujya tugurira spare part, cyangwa dushobora kubona spare part y'imodoka yawe ushaka. So niho ndimo kujya. Spare part tuzigura, ntabwo tuzigura Dubai. Spare part tuzigura mu gice cyangwa muri Emirates yitwa Sharjah. Ubu turimo turajya Sharjah, niho ngiye kugura, no ngiye kureba iyo spare part kugira ngo uyihere ijisho. Ahantu hacu rero tukaba turahageze, nkaba ngiye kubereka bimwe mu bice aho tugurira spare part. Ndagerageza mbereke showroom amwe namwe cyangwa bike asigaye, ibindi uramutse ubishaka najya mbikugezaho anytime, cyangwa ukanyandikira inbox kuri WhatsApp yanjye cyangwa kuri Instagram, nkuko bamwe na bamwe mujya mubikora, mukanyandikira mumbaza amamodoka, mumbaza ibiciro, mumbaza imodoka yose ushaka kumenya, nkagerageza kwibabwira. So ngayo nguko rero, reka ngerageze kugenda mbereka hamwe na hamwe aho nagiye sura. Yes, nkuko nabibabwiye, nzajya mbagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero nabateguriye kubagezaho hamwe tugurira spare part. Hamwe tugurira spare part tuyagurira muri area 6, ubwo ni muri Sharjah, ni muri state ni yindi state yitwa Sharjah. So ahangaha rero bacuruza, cyangwa izi ni spare part cyangwa ni moteri, cyangwa ibice bimwe by'amamodoka za kuri Benz ni Benz na BMW, nizo hano bacuruza. Izi ngiyi ni warehouse ya Benz cyangwa ya BMW. Ahangaha rero niho ushobora kuza ufite ikibazo cy'imodoka yawe, ifite ikibazo cya moteri. Hano bahita baguha moteri yose, nta kintu bakuyeho na gato, ukagenda utereka mu modoka yawe. Turazibona, izi ni imodoka ziba zaragize ibibazo. Urabona iyi ngiyi iracyari yose, ni imodoka ziba zaragize ibibazo, ariko umuntu agahita avuga ati ntabwo nyikeneye, bahita bayizana muri spare part, bakahita bayica gutya, bakagenda bayikuramo ibyo umuntu akeneye. Ngiyo rero ariya ni amarovizeri, ibi ni ibice bimwe by'imbere, ni amapampa. Zo ni izifunitse bagomba gukora. Izi ni engine rero ushobora kuza ukifatira, yaba imodoka yawe igize ikibazo ya BMW cyangwa Benz. Ahangaha waza ugafata spare part ukeneye, yaba kuri BMW cyangwa kuri Benz, ukifatiramo spare imodoka yawe yaba igize ikibazo. Nkuko ndimo kubibabwira, izi ni moteri za BMW na Benz. Aha ni mu gice cy'ama spare parts, nkuko nabasezeranyije yuko nzajya mbagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Rero uyu munsi nateguye kubagezaho aho dushobora gukura spare part yacu, yaba moteri yagize ikibazo cyangwa icyo ari cyo cyose cy'igice cy'imodoka gifite ikibazo ku modoka yawe, ahantu ushobora kubona moteri y'imodoka yawe, cyangwa amapampa, cyangwa amatara, cyangwa retroviseur. Aha rero ni mu gisata cya moteri ajyanye na BMW. Yaba amatara, yaba ikibazo cyose imodoka yawe
yaba ifite ku bijyanye na spare part. Rero uyu munsi nibyo nabateguriye yuko nibagezaho dushobora gukura spare part z'imodoka yacu. Oh yeah, aya izi modoka muri kubona izi modoka utibaza yuko wenda bazigurisha. Izi ni modoka bazicamo kabiri cyangwa waza ushakaho PS runaka bakayiguha. Aya ngaya ni amaradiyo y'imodoka ya Benz cyangwa BMW. Aya ni ama-spare part yose urareba. Yes, aya ngaya ni amatara. Aya ni amatara, imodoka ushobora kuba yaramenetse itara ugashaka kurihindura, uraza ugafata itara ryawe ukagenda utereka mu modoka yawe. Bimwe na bimwe njyewe ntabwo mba mbizi ariko mwebwe muba mubizi. Aha, izi ngizi ni zimwe ni moteri za Toyota, amamodoka y'ama Toyota, ama Lava4, ama Toyota Corolla, ama RTC, ama Prado. Mu by'ukuri uramutse ukeneye service cyangwa spare part wahagera, uyikeneye hano muri Dubai watubwira tukakugezaho service muri modoka yose waba ukeneye cyangwa waba wifuza kugurira spare part. Biriya ni ibice by'amamodoka bagenda baca, imodoka barayica. Abagande nibo nabonye bakunda kugura ibice by'amamodoka, akipakirira muri kontineri igice cy'imodoka akaba ari cyo atwara. Izi ni engine cyangwa biragoye guhita ariko abantu babizi arayire bakayimenya. Izi ni moteri z'amakamyo, biriya ni ibice by'ikamyo. Iyi ni moteri giteretse mu kamodoka kayo ku ikamyo yayo, urayibona, ariko bayikuyeho icyo hejuru barayica, isigaranye sashe yayo. So uramutse ukeneye igitwe cyonyine cy'amakamyo waza mu by'ukuri wakibona. Izo ni moteri, ni igice kimwe cya moteri cy'ikamyo. Hano nta kidahari, ibintu byose birahari. Izi ngizi ni moteri za Nissan Altima, ama Hyundai. Urabona yuko zo moteri zabo ziracyari muri transmission y'imodoka, ntago moteri barayiteruramo, iracyateretse kuri transmission yayo. Uyikeneye ushobora kuba wayitwarana na transmission ya imodoka yayo cyangwa ya moteri yayo. So ibyo tuzajya tubibagezaho, namwe ibyo muzajya mukenera mujye mutubwira. Mwaca muri Instagram, Facebook, na bamwe njya mbona banyandikira bakambwira ngo bakuye namba kuri YouTube. Turabashimiye mu by'ukuri, mukomeze mutwandikire, nta kibazo. Serivisi yose ibyo tutakweretse wowe watwibariza tukabikubwira. Niba ari serivisi ukeneye ukabitubwira, mu by'ukuri turi free anytime, turagusubiza amanywa n'ijoro, turi hari ku bwanyu.